byavuzwe n'uyu mugabo. Uyu mugabo yaravuze ngo ntukabivemo mbere y'imyaka 65. Hari igihe ubwato bwawe buba butarahagera, nk'uko nanjye nabutegereje kuri iyo myaka. Sanders yaravuze ngo abantu bize batekereza ko umuntu ari igisobanuro cy'ibyo arya. Uri igisobanuro cy'ibyo urya. Yaranavuze ngo kugaburira abakene ni uguhinduka umukire. Mu gihe kugaburira abakire ari uguhinduka umukene, gaburira abakene uhinduka umukire, cyangwa ugaburira abakire uhinduka umukene. Iyo ugaburira abakene witwa umukire, wagaburira abakire ukitwa umukene. Sandazi yaravuze ngo gukora cyane nirwo rufunguzo rw'ibikomeye byose wageraho kuri iyi si. Aranavuga ngo nafashe umwanzuro wo gukora akazi kanoze, ntitaye ku masaha byansaba, yemwe ntitaye no ku mafaranga byansaba. Nta masaha cyangwa se umubare w'akazi cyangwa umubare w'amafaranga byari kumbuza gutanga ibyiza byari biri muri njye. Ibya binimo nababwira ngo amafaranga akurikira akazi kanoze. Wowe kora akazi kawe neza, amafaranga azagukurikira. Ntukajye mu kazi utekereza amafaranga, jya mu kazi utekereza kukanoza, kubera ko amafaranga akurikira akazi kanoze. Uyu mugabo yaravuze ngo ntekereza ko inzozi ari igitekerezo cyo gutangira ikintu runaka. Nta gihe nyacyo rero uzabona cyo gutangira ikintu runaka uretse nonaha, none. Sanders ntabwo yemeraga ibijyanye n'ikiruhuko cy'izabukuru. Yaravuze ngo ndwanya ikiruhuko cy'izabukuru, kuko ikintu gituma umuntu akomeza kubaho ni ukugira icyo akora. Ntabwo dusaza kuko dukora, ahubwo turushaho gusaza iyo duhagaritse gukora. Niba umuntu abora vuba kuruta uko asaza, nta mpamvu y'ikiruhuko cy'izabukuru. Ntabwo dusaza kuko dukora, ahubwo turushaho gusaza iyo duhagaritse gukora. Ikintu gituma umuntu akomeza kubaho ni ukugira icyo akora. Niyo mpamvu Sanders yarwanyaga ikiruhuko cy'izabukuru. Sanders yigeze kwiyemera, aravuga ngo abantu basindishwa n'uburyohe bw'inkoko zanjye. Yari amaze kubwafata ngo abantu iyo bariye inkoko zanjye barasinda. Yaranavuze ngo naje gusanga ikintu kimwe nashoboraga gukora ari uguteka, ahubwo nabimenye ninze. Ariko kuba narabimenye ninze ntibyambujije gukabya izo nzozi. Iyo ugize Imana umenya icyo ushoboye gukora ukiri mutoya, ukagitangira ukiri muto. Uyu mugabo yaravuze ngo mu buzima bwanjye nagize amategeko abiri gusa: kora ibishoboka byose kandi ubikora uko ushoboye kose. Ayo niyo mategeko abiri uyu mugabo yagendeye. Kora ibishoboka byose kandi ubikora uko ushoboye kose. Yaranavuze ngo umuntu agomba kwibuka ko gutsindwa kose bishobora kuba ibuye fatizo riganisha ku bintu byiza. Aranavuga ngo abantu bameze nk'ibikoresho bikoreshwa mu buhinzi. Isuka ishaje niyo ihinga vuba kurusha isuka nshyashya. Abantu rero ngo tumeze nk'ibikoresho byo mu buhinzi. Ibikoresho bishaje nibyo bikora akazi neza kurusha ibikoresho bishya. Yaranavuze ngo inzira yoroshye iteka iritabirwa cyane kandi ikaba ngufi, mu gihe inzira igoye yitabirwa n'abake kandi ikaba ndende. Gusuka urushinge rw'isaha rw'ikaraga, ya nzira yoroshye igenda irushaho gukomera, mu gihe ya nzira igoye irushaho koroha. Sanders yaravuze ngo inzira igoye niyo yubaka urufatiro rukomeye rwo kugera ku ntsinzi. Aranavuga ngo nta mpamvu yo kuba umuntu ukize cyane mu irimbi. Ntushobora gukora ubucuruzi ubwo ari bwo bwose mu irimbi. Ikuzimu nta mirimo nta n'imigambi bihaba. Niba hari ibyo ukora bikora ugihumeka, ntukirindirize. Ni bya bindi tujya tuvuga ngo ikuzimu niho hantu hari imishinga myinshi myiza itarabashije kubyazwa umusaruro. Abantu benshi barinda bapfana imishinga ngo bategereje igihe nyacyo.
nta gihe nyacyo uzabona kiruta none. Ikuzimu nta mirimo nta n'imigambi bihaba. Niba ari ibyo utangira, niba ari ibyo uvuga, niba ari ibyo ukora, bikore nonaha. Sanders yaravuze ngo umwihariko wawe nta giciro ugira. Aranavuga ngo ugomba gukunda ibyo ukora niba ushaka kugera ku ntsinzi. Gusa bisaba gukora ikintu cyiza kugira ngo ubashe kugikunda. Sanders yaravuze ngo ubutunzi ni kimwe n'ibyishimo. Byombi ntibijya bigerwaho iyo bishakishijwe mu buryo butaziguye. Buri gihe bizamo umusaruro wo gutanga serivisi y'ingirakamaro. Ubutunzi ni nk'ibyishimo, ntabwo bijya bigerwaho iyo bishakishijwe mu buryo butaziguye. Buri gihe biza nk'umusaruro wo gutanga serivisi y'ingirakamaro. Mu magambo yose Sanders yavuze, reka nyasoreze kuri aya ngaya. Uyu mugabo yaravuze ngo ibintu ni bitatu bizakugeza ku cyo ushaka cyose. Gira icyifuzo cyo gukora, ugira ubushake bwo gukora, no kuba inyangamugayo mu byo ukora. Icya mbere ni ibyifuzo, icyifuzo cyo gukora. Icya kabiri ni ubushake. Icya gatatu ni ubunyangamugayo. Ibyo bintu bitatu bizakugeza ku cyo wifuza cyose kuri iyi si. Colonel Sanders, ijambo rya